habayeho umukobwa witwaga Emily wavaga mu muryango wari ukennye, umuryango wari ubaye mu buzima butoroshye. Uwo muryango wabaga mu kazu gatoya, gusa uwo mukobwa yari umukobwa mwiza ufite umutima mwiza kandi ukunda abantu bose mu mudugudu baramukundaga, bakundaga uburyo yitwaraga n'uburyo yabanaga na famiye ye, kandi yarotaga kuzabaho neza agateza imbere umuryango we. Hanyuma umunsi umwe yaje gutembera ajya ku isoko, aho yaje guhurira n'undi musore muremure mwiza wari ufite imisatsi myiza y'imikara kandi wari ufite inseko nziza. Hanyuma bagihura aramusuhuza, baza kwibwirana baramenyana. Uwo musore yari muremuremo ukuntu. Hanyuma uwo musore yitwaga John. Baza gukomeza barakundana, urukundo rwabo rurakura nk'abantu bamenyanye nyine. Ariko John we yakomokaga mu umuryango wari wifashije, umuryango wari ufite inzu nini babagamo imeze neza, igipangu. Bari abantu nyine bakize kuko bari bafite n'ubutaka bwinshi, bufite imirima myinshi. Nuko baza gukomeza barakundana, bakajya bahura bakavugana, bakandikirana, bakoherezanya amabaruwa. Nuko igihe kiza kugera rero urukundo rwabo rugera ku rwego babona badakwiye gukomeza kubyihererana, bashaka kubimenyesha imiryango. Nuko Emily abibwira famiye ye, wa mukobwa nyine twavuze. Famiye ye irabyishimira, gusa ku bw'amahirwe make cyangwa ku bw'umwako ababyeyi ba John bo ntibabyemera, ndetse baranarakara cyane bamaze kumenya umukobwa John ari kubabwira ko yifuza ko bazamusabira. Hanyuma baramubwira bati John, mama we aramubwira ati John, ntabwo ukwiye gushaka uriya mukobwa uva mu muryango ukennye kuriya, tuzagushakira umukobwa mwiza uri ku rwego rwacu, uva mu muryango ukize ufite amafaranga. Nuko na se nawe yungamo ati John, ibyo rwose ntabwo bikwiye, ntabwo ukwiye gushaka umukobwa w'umukene udafite iyo ava n'iyo ajya, udafite umuryango, ntabwo twabyemera. Kandi ikindi nuramuka utatwumviye umenye yuko tutazagushyigikira muri uwo mushinga wawe, uzimenye uzifashe. Nuko John biramubabaza, abura uko yabigenza nyine, umuryango we uramukanira. Ariko ubwo nyuma yaho bakomeza gukundana, Emily na John bakajya bahura bakaganira, bemeranya gukomeza gukundana nubwo bitari biboroheye, bagafashanya. Ariko nyine bari bazi neza ko iby'urukundo rwabo kugira ngo ruzavemo kubana byo bitagikunze. Ariko bemeranya gukomeza kwibera inshuti nyine, bakajya baganira bagasangira byose, bagafatanya byose, haba mu mibabaro haba mu byishimo. Nuko hanyuma umunsi umwe rero umubyeyi wa Emily, wa mukobwa, papa we aza kurwara. Hanyuma arwaye, Emily akajya amukurikirana, akamufasha, akamushakira imiti. Hanyuma John aza kumenya yuko papa wa mushuti we yarwaye. Nuko aza gushaka uburyo nyine ajya gusura sheri we. Agenda nyine, hari ibyo yitwaje, aragenda arabasura. Icyo gihe kuko umuryango wa Emily wari ukennye, byari binagoye kubona imiti ihagije. John rero ahageze nk'umwana uturuka mu muryango wifashije, yabaga afite ku mafaranga makeya, agerageza gufasha. Bagenda babona bimwe mu byo baburaga nk'imiti n'ibindi. Papa wa Emily yaje kugenda abarirwa gake gakeya, biza kurangira nyine akize amerewe neza. Hanyuma Emily ashimira John, aramubwira ati John, warakoze gufasha famiye yanjye, uri umusore mwiza ufite umutima mwiza, Imana izaguha umugisha. Nuko barakomeza barakundana, gusa John akajya agerageza kongera
kumvisha iwabo uburyo Emily ari umukobwa mwiza kandi nta kibazo kuba ari umukene, ibintu ari ibishakwa, icyambere ari urukundo. Ariko iwabo barakomera, bakomeza kuguma ku mwanzuro wabo, banga kuva ku izima, banga guhindura intekerezo. Hanyuma rero nyuma yaho bakomeza kugenda bikundanira, John na Emily bakajya bahura, bakaganira, bagatembera ahantu muri natire, bakagenda ku mazi, bakiganirira. Nuko urukundo rwabo rurakomeza rurakomera, nubwo bari bazi neza ko isi yo itabyishimiye ibarwanya, ariko nyine barakomeza barakundana, bakajya batemberana nyine, bakaganira, bagafashanya igihe bibaye ngombwa, mu bibabaje bakabana hafi, mu byiza bakishimana. Nuko bakomeza gukundana hashiramo igihe kirekire. Nyuma y'igihe kirekire rero John yaje kugira urugendo, asezera Emily, yari agiye mu mujyi. Gusa mbere y'uko amusezera, Emily yaje gutekereza, aravuga ati ibintu by'urukundo dukwiye kubihagarika njye na John kuko mbona nta cyerekezo. Yiyemeza gushaka John, bakabiganiraho. Niko kumureba baraganira, aramubwira ati John rero ndagukunda, urabizi twarakundanye kandi n'ubu ngubu rwose ndacyagukunda cyane, ariko ntabwo nshaka kuguteza ibibazo kuko famiye yawe ntabwo ishaka ko tubana. Ubwo rero numva bibaye byiza tutabana, twabyihorera kuko iwanyu batabishaka. John mu gahinda kenshi amureba mu maso Emily, aramuhobera aramubwira ati Emily, ndagukunda cyane kandi ndakumva rwose, ariko nyine reka dukomeze twikundanire, dutegereze iminsi nubwo ababyeyi banjye batabishaka, ariko ntabwo nzigera ngusiga, sinzigera nkureka, nzakomeza ngukunde kandi nzakuba hafi kugeza ubuzima bwanjye bwose. Hanyuma rero nyuma nibwo yaje gusezera nyine, aramubwira ati ngiye mu mujyi, hari ibyo ngiyemo, igihe nikigera nzagaruka. Nuko John aragenda ajya mu mujyi, hari gahunda yari agiyemo z'akazi, aragenda arashakisha, arakora, biramuhira, atera imbere, abona amafaranga, akajya yandikira Emily, akamwoherereza amabaruwa amwandikira ubuzima abayemo mu mujyi, akazi uko bimeze, ubuzima arimo n'uburyo amukumbuye, uko yiyumva. Emily nawe akamusubiza, bakaganira nyine, Emily akamubwira ubuzima bwo mu cyaro ahari na famiye uko bimeze, bagenda baganira nyine, biratinda bishyira kera. Nuko John haje gushira igihe kinini akora ari mu mujyi, aza kubona amafaranga yarabonetse, abona yateye imbere, aravuga ati reka njye gusura sheri wanjye nasize mu cyaro. Aratega, afata imodoka, aragenda ajya muri cya cyaro, ajya iwabo wa Emily kuko yari ahazi. Murabyibuka ko twavuze ko mu nkuru haruguru ari igihe umubyeyi wa Emily yarwaye, papa we. John akamusura, akamushyira ubufasha bw'imiti n'ibindi yari akeneye, akaza gukira. Nuko John aragenda rero, avuye mu mujyi, urumvikana yari afite n'impano azeneye Emily, arakomanga. Agikomanga Emily asohotse ati John, uragarutse, mbega byiza we. Aramuhobera, baraganira, baganira ubuzima buri wese yari arimo mu gihe batari bari kumwe. Nuko John aramubwira ati sheri wanjye rero urabizi tumaze igihe kirekire dukundana, kandi gahunda yo kugukunda ndacyayikomeje, ndacyagukunda ndetse cyane rwose, ariko aho bigeze ntabwo nifuza gukomeza kuba njyenyine, nkaba kure yawe, nkaba ubuzima butari kumwe nawe, ndabirambiwe, nifuza ko twashyingiranwa tukabana. Nuko Emily ariruhutsa, asubiza John ati John, ndabyumva kandi nanjye ndagukunda cyane,
ariko rero ikibazo mfite ni icy'ababyeyi wawe, urabyibuka ko babyanze badashaka ko tubana, ubu bimeze bite? Nuko John aramusubiza ati wigira ikibazo kuko ubu ngubu ntabwo ngikeneye ubufasha bw'ababyeyi cyangwa se ko banyemerera ngo tubane, kubera ko nshobora kwifasha nkaba bikenewe byose kugira ngo dukore mariage nabasha kubyibonera. Hanyuma rero bafata umwanzuro bemeranya kubana, bapanga ubukwe, hanyuma baza ubukwe bwabo ntibatumiramo abantu benshi, babukorera ahantu nyine hamwe mu mujyi. Ubukwe bugenda neza, ababyeyi ba Emily bari bahari bishimye, gusa nyine aba John bo ntabwo bari babyishimiye ndetse nta nubwo baje mu kirori kuko nyine bitifuzaga yuko Emily na John babana. Nuko ubukwe buraba, barabana. Nyuma yo kubana bakajya bishimira uburyo urukundo rwabo rwagenze n'amateka bagize, bakibuka uburyo barwanya intambara yo gukundana, nubwo famiye imwe muri famiye zabo yabirwanyije. Baza kubyarana, bagira abana, baratunganirwa, bagera kuri byinshi, bakajya banezererwa urukundo rwabo, bahinduka umuryango mwiza w'icyitegererezo bifuzaga. Hanyuma bakajya banasura amafamiye yabo, ariko ubwo basuraga famiye ya Emily nyine nayo ikabasura, ariko famiye ya John nyine ikomeza kwikomeraho, kubanza kwihagararaho kubera ko nyine itari bishyigikiye ko babana. Iminsi iragenda irashira, igenda yicuma, igenda ihita ari myinshi. Hanyuma Emily na John barakomeza barakora, batera imbere, baba bakire, bagira abana beza, mbese bagira urugo rwiza, barakomera cyane. Nyuma famiye ya famiye ya John iza kureba, ibona ko nubwo barwanyije urukundo ariko urukundo rwatsinze, nubwo bibwiraga yuko gushyingira umukobwa wo muri famiye ikennye bitaba ari byiza, baba umwana wabo bamwohereje mu buzima bubi, ariko nyuma baza kubona ko bari bibeshye, babona yuko icya mbere ari urukundo. Ahari urukundo abantu bashyize hamwe ibintu byose bishoboka. Nuko baza kuza gushaka uburyo biyunga n'abana babo, baza kongera kwiyunga nyine, basura famiye ya John na Emily nk'abana babo, basaba imbabazi, nabo bajya mu mubare w'ababyeyi babo, barongera barishimirana. Emily na John barababwira ababyeyi bati twe twarabababariye rwose kuko twari tuzi ko igihe kizagera nk'iki ngiki mukatugarukira. Barishima, ababyeyi barishima, Emily na John famiye nshya nabo barishima. Nuko ibintu bigenda neza, urukundo ruratsinda. Iyi nkuru rero y'urukundo ni inkuru irimo amasomo menshi, kandi irimo ibintu bigaragara mu miryango imwe n'imwe muri iki gihe. Usanga aho abana bikundanira ariko ugasanga hajemo imbogamizi z'ababyeyi bitwaje ibintu runaka, bitwaje ko wenda famiye imwe cyangwa se umwe muri bo baturuka muri famiye ikennye cyangwa bagendeye no ku zindi mpamvu, ugasanga babujije uburenganzira abana babo bwo kubana. We rero umuntu waba uri gutega amatwi cyangwa wari uteze amatwi iyi nkuru y'urukundo, niba uri umubyeyi nizere ko wumvishe ko atari byiza kwitambika mu rukundo rw'abana igihe ubona ko abana bakundanye kandi bafite imico myiza ku buryo bakubaka urugo. Ntabwo kugira urugo rwiza ari amafaranga, nta nubwo kugira urugo rwiza ari ukugira ubutunzi cyangwa ko uturuka mu muryango ukomeye, ahubwo haba hakenewe urukundo n'ubwenge no gushyira hamwe, no kuba umuntu afite umutima mwiza kandi wakubaka. Hanyuma ibintu byo byari bike, abantu barafatanya bakabishakira hamwe kandi bikagenda biza bigatera imbere. Kandi ikindi n'uwaba ari kumva ino nkuru ari umujene, ntabwo ari byiza kureba cyane ku butunzi ngo ari bwo wibandaho cyane,
kubera ko ubutunzi bw'abantu barabushakana, nubwo nabwo buhari biba ari byiza, ariko icyiza ni ukureba urukundo. Ikindi ukareba niba umuntu afite ibitekerezo byiza kandi byubaka, ku buryo yavamo umuntu mwafatanya urugendo rw'ubuzima usigaje. Niba wakunze ino nkuru rero y'urukundo tukugejejeho, wakora share, ugakora subscribe, ukanakora na comment, ukatubwira ibyo twakosora mu nkuru tubagezaho, cyangwa se n'indi nkuru wifuza ko twazabakorera ubutaha. Hanyuma gukora subscribe icyo bidufasha ni uko n'ubutaha iyo dukoze indi nkuru uhita ubimenya, amakuru ahita kugeraho, tubona notification. Sawa rero, Imana ibahe umugisha kuba ukurikirana ikiganiro cyacu. Bye.